amahoro nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ngira umugisha n'Imana kongera guhura na Reverend Pasteur Nshimiye Jean Marie Vianney, umuyobozi mukuru wa Humura Program TV. Ubwo wagakwiye kuba wanyarukiye ugakora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Tugiye gukora ikiganiro cyiza, ikiganiro kivuga ku ivugabutumwa ry'uyu munsi, uburyo riri kugenda ryangirika cyangwa se ripfa. Ndakurarikira kubana natwe n'igikwiye gukorwa kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ejo nabonye commentaire nyinshi zitandukanye ku kiganiro twari twakoze tuvuga ukuntu itorero rishobora kongera gusubizwa ku murongo. Abantu benshi bagiye babivugaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko cyabaye ikiganiro cyiza. N'uyu munsi numva nifuza ko dukora ikiganiro cyiza. Reka manze senga Imana hanyuma nakire Pasteur Nshimiye twinjirane mu kiganiro ibintu bimeze neza sana. Ndi kumwe iruhande rwanjye na Theo aba yaje kudusura ngo yiga akazi kivuga ubutumwa ryo kuri YouTube, dore ko iteka ryose bayibereye mu nsengero. Mana turagushimye, tugushimiye ko turemeye umunsi mwiza nk'uyu ngo tuwishimiremo. Izina ryawe niragwa icyubahiro. Twicaye kuri kamera, reka zikubera igikoresho natwe tukubera igikoresho. Tugiye kukuvuga neza mu bantu bawe, hanyuma uzibuke natwe tuvuganire ku munsi w'amateka, uduhamagara mu bo wageneye ubugingo buhoraho. Imibiri yacu, ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu n'ubutunzi bwacu birarindwe nawe. Twirukanye imbaraga zose z'umwijima zaturwanya, kandi dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda n'inkuko zacyo n'isi yose muri rusange irimo ibibazo n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Ntituzabikuraho, ariko dusengeye abari mu mage agiye atandukanye, abarwaye, abarwaje, abapfushije, abafite intimba n'agahinda nyinshi zigiye zitandukanye, ab'abagore birukanye, ab'abagabo birukanye, abafite ibibazo byose bigiye bitandukanye. Turabasengeye ngo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bibatwikire, kandi umunezero wawe ubasakareho, kuko ari wowe ubera hose icyarimwe. Urakoze gutangira natwe muri iki kiganiro, ukaba urasuzanya natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mushumba umeze uti? Meze neza, ndashimira Imana. Ndabona akabeho kateye, urumva ko nijwi rya yego, ariko ntacyo bizadutwara kuko byanga bikunda ibyorezo ntabwo bizabura ku isi. Yego, isi ntabwo bizabura. Abantu bahita bahamuka apfuye icyorezo neza, ubundi bazaharama nk'umusozi. Abantu hari igihe tujya twikaraka ngo sinzapfa nzarama, tuba tuvuga umuntu w'imbere, uyu w'inyuma azabora. Uw'inyuma wazapfa niyo nshaka byumva. Rero tugira ubwoba ngo nsengera ngo ndarwaye, ninagusengera ukiri uyu munsi, ubundi amaherezo inzira ni mu nzu. Harega buriya gupfa ntabwo ari icyaha. Umuntu utinya urupfu mu isi ni umupagani. Iyo umuntu wese uzarimbuka atinya urupfu ni umupagani. Gusa barashe nanga twakwiruka kuko biri mu mahame y'imibiri yacu, ariko n'ubundi ibyo twatwikoreshwa n'ubusa. Gupfa ni iki? Muri njye yararirimbye aravuga ngo no mu gihe cy'urupfu nzishima. Twaririmbye nzishima no mu gihe cy'urupfu. Maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, zabona ihirwe ngiye kwishura. Ubundi umukristo wese akwiye kuririmba iyo ndirimbo, ariko kuko abantu bafite inkovu z'ibyaha mu mitima batinya gupfa. Undi we yaravuze ngo tuzabe ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu n'inamutugira. Aho ngaho rero niho kenshi abantu barimo gutinya. Aho kuki batinya urupfu? Kuki abantu batinya urupfu? Ariko urupfu ni irembo bitwihutisha vuba ya ubwami. Akora pastor, abantu ntabwo bagakwiye gupfa bino byo gupfa, kuko n'ubundi twese abadukurikiye nta muntu udafite umuntu yapfuje mu muryango abone uko gupfa bimera. Mama yarapfuye ndanamushima, data we yarapfuye ndanamushima. Yego, nawe wagiye se ko ari gukora akayaho agenda akayaho. Abantu napfushije baruta bariho. Aho ngaho ubundi ari ikintu kimwe gikwiriye kuba kiriho. Umuntu akwiye gutinya urupfu rw'iteka. Exactly. Urupfu rw'iteka kuko ni impfu ebyiri ubundi. Hari ugupfa uhagaze, yego, hari no gupfa nyine wawushyira urusororo. Urusororo ubundi umuntu akubwira abantu cyane cyane yagiye gushyingwa, ubu ngiye sinyirira, iyo nagiye gushyingwa sinyirira ntarizwa se ni yego, bose banarira buri munsi ko mara ngiye gushyingura ndi pastor niza nawe urandira, kandi yakoze wa mungani mbese nawe urandira ntabwo ntari wahururira se
ubundi gushyingura urabizi se nubwo gufata invitation invitation y'ubutahanye ko nawe ari udatinya president wari we wese udatinya umwana ariya wa mwana wa Ubwongereza yapfuye Mwamikazi cyane Yarapfuye. hashize imyaka hafi umwaka n'igice siwire urangiye agasiga igikomangoma cye ngo ni prince ndi Charire niba Charire Charire si wasigaranye ingoma none se kuki yapfuye niba urupfu udatinya umwamikazi kandi yari akazi zinga rukamushabuka n'agasanduku kabwati we saba mukora igisanduku kinimira reka na umuntu se ko bayemerewe 2 kuri 2 kabiri kuri kabiri rujya ugarenza kuzingazinga uwo mwanya kandi benshi nk'undi rupfu ibyubahiro byose wari ufite amapeti yose wari ufite diporome kategori byose rurazinga rukaba rubitse zinga bati mubike cyokoze uwo munsi biba biri gukora uwo munsi bigerageza ariko nyuma yaho biba byarangiye nta kintu nani waguhamagara nani n'itegeko na rimwe abo bakangaga no gubuki bakanga niyo mpamvu bivuga ngo irata Yesu Kristo Yesu kwari nani yego siko biri rero muri iyi minsi ndikubwira abavuga butumwa nitubwiriza ubutumwa bwiza tubwiriza ubutumwa bwiza bumeze gute muri iyi minsi abantu bakubwiza ubuhe butumwa bwiza yego bakubwiza ubutumwa bwiza butari ubw'umwami niyo ngorane dufite uyu munsi bakubwiza ubutumwa bw'inda bakubwiza ubutumwa bw'inda bakubwiza ubutumwa si n'ubw'inda bw'izina ryabo gusa ziri mu byuma ako kantu gasubiremo pastor mwanze abantu bakubwiza ubutumwa bw'izina ryabo donc bari kwiyubakira iminara yabo bari kubaka umunara wiwe gusa reka ngurugero niba ufite itore ukaba ari wowe ugomba kuza kubwiriza saa 8 abandi bose baririmbe bahimbaze nta muntu n'umwe uri bubwirize saa 8 wowe nibwo uri bwinjire kandi winjira urije baguha microphone urongera gusoza usohoka n'aba bodyguard bagaragiye usohoka ugiye hari ahantu nabonye iremera n'ahantu nagiye gusengera pasiteri akimara kwinjira mu rusengero nawongera kuvuga uwari uri kubwiriza nawe ahita ahagarika aba bantu ni Yesu koko none se uwo ni muntu ni Yesu uwo muntu ni Yesu se yego nyine urumva niwe ndi kukubwira ubwo ni ubwami bw'umunara arimo kuba ntabwo ari ubwami bwa Yesu arimo kubaka ubwami bw'umunara we bw'umunara we ubwo bwami bw'umunara we rero ibyo ntabwo ari ivugabutumwa yego oya ibyo ntabwo ari ivugabutumwa robo yego ivugabutumwa ntabwo ari yo bashobora kuba ati pasiteri Nshimiye uri kubivuga n'ubundi ntabwo uriho umeze nk'uwapfuye ndiho kuko Kristo atuye muri njye ndi muzima nta nicyo mbaye nta nicyo nzaba urakumva niyo mpamvu uzasanga ivugabutumwa muri iyi minsi ndimo gupfa unyibukije akantu umuntu mwigeze kumbwira nko mu idini ryacu rwose ryacu arizi nari nsengera ku munini mu minsi yashize barambwira ati kubura nka pasiteri Nshimiye mu muvugana iki umuntu itorero rya ADEPR ryahagaritse urumva ADEPR ndakumagarika se yahagarika reka urakoze reka nyivugeho ADEPR impagarika ahubwo ni nabajije jewe na n'umuntu undusha gukunda ADEPR uza amafaranga azaza muri Gisozi te mbona Gisozi nana ahamo ibonye dovra hamuka banyimuye inshuro 6 muri Gisozi kuko najyaga rukomeye kuko arayiki gushaka amafaranga y'Gisozi ubwo wowe wabwiza gutuba bwiza hasi ubwo ubutumwa bwiza cyane naboraga abana nari mfite uwo nkorera ko projecteur yabagiri hariya ugomba kugaragaza icyo ukora cyakabiri none kuba kubana n'abakristo neza no kubabwira bya bintu nyine imihigo mwara yesaga ukayigeraho urumva neza ariko ntabwo uri bujye kubwira abantu cyo gihe nabagahera nabaga bahise banyimura bamvanye ku mahoro bahita banjyana icyabatanzi nasize babanza ari 60 bangarura ikabuga wowe natanze yo kabuga siyeje yo sinzi n'umubare wayo bahita bamvana banjyana ku Murindi n'ubaranyambuye mu amafaranga yanjye ari mu gitabo 300 yanjye nabagurije muri Gisozi kugira ngo twese umuhigo uroko bibayanyishure rwose iyo ntago ari ideni nako ni ideni yo ngayo kuko twashizemo ngo twese umuhigo bazaya gusubiza bityo ari imeze nabi jitse urumva impamvu nahereye aho ngaho no kugira ngo abantu bamanze bumve ikitwa ngo abantu ngo bari kuvuga ubutumwa bwiza babeshya abantu ahubwo ari ukubajijisha no kubacangacanga ntago ubutumwa bwiza ari urumva nk'icyo gihe mwagomba gutumira intyoza
hari hagezweho basugira nibo bajyaga nawe aryamaga hari groupe zavuga ubutumwa wazi kuyasaka ndabyibuka bize kubazana ku n'abandi ntago mbaho umwanya nshobora n'umushuba abandi ntago mbaho umwanya gusa kuza kubeshya abakristo nimubyihorere twe tuzakoresha ubundi buryo tuzayabona neza tuzayabona ni kuko ntago bandusha kuvuga ndabirukana pe uwo munsi bana bibi cyo umuhungu umwe nzago mvuga izina ni inshuti yanjye namwe wambara ukabwiriza wari iyanda kubwiriza warimo kumuha amafaranga 20 namwe ndayaguha rwose pe ndanayarenze namuhaye 30 ariko barabwiriza ubutumwa bwiza gusa witaye ibindi by'amafaranga byihorere nge nzabyikorera niba namamagara ndabyiburanira urukumva byo mubwira rero ivuga ubutumwa muri iyi minsi ryamaze gupfa ahubwo turivanga n'ibindi reka ngwaze roba ritapfa ate pese ngombwa ko nyivugaho ritapfa uyu munsi nibashizeho ngo abantu bize abandi bose ngo batarize bakabakuramo abasaza nyabasaza uruzi ukuntu kimeze ubu ngubu rizaba nko kwa Yerobowamu amaze kuyobora igihugu asimbuye ise ngo abana ko yari umwana yari umusoresore abana ngo baramusaza ati rero shaho umusa reka ngwere yabaraga n'ibisaza imbabazi agora binginga agora bafata mama none rero kugira ngo ushobore ibisaza buri gitondo ikiboko nimugoroba saa sita bini biryo nimugoroba ikiboko wahi igikoma aricyo bamwe ibisaza bishyira kuri chini samunanira kuko nitorero ry'iki ry'urubyiruko ni igihugu cy'urubyiruko ni naryo rero niko rizaba ntabwo wafata umusaza wakubatije nose ngo ngwazeroba bavuze ko abantu batize ariko baje kuyobora ibintu bimaze kujya gute kujya mu murongo neza tubacitse insengero batubatse izo barimo kuyobora insengero bamwe twabatije bavuye ko turi abasaza ko tutize urakumva ko dushaje ariko nyamara imyo ni kuvuga ngo ivuga ubutumwa byo muri iyi minsi rikwiye kuba rimeze gute yego uzi ikintu kiriho roba abapasitoro kutubahana ahubwo abapasitoro bagafata inda bakaziturisha ivanjiri bizatuma ivanjiri itagera aho rigomba kugera yego uyu munsi usibye ubwo ndi kuzenguruka ahantu hose ikitwa ubutumwa bwiza ubundi ubutumwa bwiza bushamikiye kuki bwagakwiye kuba donc tubonye ko hari abantu benshi babwiriza bishakira kwesa imihigo abandi bakabwiriza wenda bashaka kubaka amazina yabo abandi bakabwiriza bishakira ibyo bashyira mu gifu cyabo urumva harimo donc ingeri nyinshi z'abantu barabwiriza bashaka amamodoka ubutunzi bwabo sibyo donc ubundi ubutumwa bwiza bwagakwiye kubwirizwa n'ubuhe tubwire ku buryo n'umuntu watari kuzi ko banyobeje abaginga baranyobeje banyambura yanjye dore nk'uyu watanze miliyoni 10 kwa Zerafati niba ari ukuri koko simbizi donc ubutumwa bwiza bukwiye kubwirizwa n'ubuhe ubundi ubutumwa bwiza bukwiye kubwirizwa nuko Yesu ari umwami Yesu ni umwami point entre ubutumwa bwiza ni ukubwiriza abantu ko Yesu ari umwami ikindi cya kabiri ukabwiriza umurimo n'umumaro we na agenda ukabwiriza umurimo n'umumaro we uranyumva neza n'uwuhe umurimo wa Kristo umurimo w'ivuga butumwa n'uwuhe uranyumva neza n'ukwizeza umuntu wese ukuganye ariko uyu munsi umuntu ajya kubwiriza umuntu yageriwe ngo ndashaka kuri televiziyo uyizana mu nzu y'Imana ikimana ngo ni Imana zaguha umugisha ubwo ntago ari ubutumwa bwiza ukimara kumwigisha ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ukamwigisha n'icyamuzanye ukagera ku rwego ko yazutse agahesha umuntu ubugingo buhoraho iteka ko azagaruka kumutwara akamutwara gatatu gasoza ubwira umuntu uti uwakoraga ibyaha nakongere kugira gute kubikora ngo ubwo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibindi byose n'ubujura n'ubugegera n'ububandi n'ubwesikoro ibyo bintu rero uyu munsi kabiswe nyakubahwa fande wavuze ati kankumbire rimwe yaba bazima n'aba bose bizicayure nyuma ariko ubutumwa bwiza ubundi ubutumwa bwiza bwa rugo ngumwe ariko uyu munsi sibyo turimo kubwiriza oya ni ibirere ari ikitwa ngo ibirere ntago ari ubutumwa bwiza ibirere ngo bitandatu ngo mukingo ngo byo gukingurirwa ngo imigisha ariko ibirere ntago ari ubutumwa bwiza ibyo birere reka nkubaze ibyo birere umuntu wagiye mu kirere bamuzi
umuntu yagiye mu kirere uramuzi witwa Pawulo yagiye mu ijuru ntabwo yagiye mu kirere gatatu ntabwo yigeze ajya mu kirere ajya mu rya gatatu kandi ubwo ntego yigire ajyayo ngo aguruke yagiye yaryamyeho yarari aribona mu mwuka abona n'ibyakoreweyo byari ibihe ariko ngo rero ngo nubwo bitari byiza kubyirata ngo reka mbyirate ko nabyeretswe abo ashatse gutanga amakuru hanyuma uraza mu gitondo wowe ufashe ibirere bitandatu ariko mu birere bitandatu abantu ntabwo bazi ibanga ririmo harimo uturigondi umuntu yashizemo birarangira iteka ryose abatse amafaranga kugira ngo ujye mu kirere yaba icya mbere icya kabiri icya gatatu icya gatanu icya gatatu gutanga ibihumbi 100 ugomba gutanga miliyoni ugomba rero bavandimwe reka mbabwire ubutumwa bwiza bumeze gutya ni ubutumwa bwiza sugora ubu nyabari abantu bazanye ubu nyabari mu murimo w'Imana bw'ubucakura bw'ububandi guhinduka ubu bubandi n'ubugegera urumva ako kantu bukwiye guhinduka ariko ni n'ubunyabari bw'ubucabara ahubwo bubi bw'ubucakura bw'ubucabiranya bukwiye ariko reka mbwire ari umupasiteri umwe yari umudokiteri w'umunyakenya anyishaga teoloji icyo gihe yatwishaga homeritics uburyo bwo kubwiriza nyine yatubwiye ijambo rikomeye njya nkunda kuritinya roba yaratubwiye ngo umunsi wose wabwirije nabi nawe ubwawe urabimenya burya urabimenya wowe ubwawe aratubwira ngo uba umeze nk'umugore wakuyemo inda y'amezi 8 iyo ubwirije abantu nabi kuko yavuga ngo nunata ujye wigaya uvuge ngo ndi dage ndi fake ndi zezengi ndi ikinyabari narasazi murukumva rero ubwo bunyabari abantu bazanye mu murimo w'Imana bakaza kwiba abantu bakaza kubeshya abantu no kubajijisha Imana niza izabafata ku gakano buriya reka mbwire roba urabona iyo dusengera umuntu tuvuge ngo umuntu yakize indwara si ukugira ngo izina rya pasiteri Shimeye rizamuke byari ibintu nemera buriya asanga abantu beza guhanura ngo hari umuntu ngo Imana igiye kugiraho neza naze cyangwa rurere n'ubu nisanzwe ndiho navutse nzi ko nzabaho kuko Imana ndemye irabizi ikizantunga irakizi abambeshye sinzi umubare wabo nta nubwo nshaka kubamenya ariko ndiho n'uyu munsi urumva ufite uko uzabaho Robert wowe ariko umuntu azanga kubeshya mwakwigisha ubutumwa bwiza ariko akurindagiza ntago ari Imana ishaka pastor uyu munsi aba bantu barindagijwe reka ribo tugarukaho gatoya izi ndindagire kankoresha ijambo ndindagire uko umuntu hari umuntu barindagiza dusoze iki kiganiro kandi umuntu akagisoza roba ugiye kubona abantu baduhamagara batubwira ko bahuye n'ibikomeye babarindagije harindagiye nyine ariko abantu niwe nindindagire uziri guzereka amahanuzi 1600 ushaka ubuhanuzi Imana ni radio Imana se ni kasuku Imana ni TV1 mu gitondo ushobora gusacinga kuva mu gitondo saa 2 kuva saa 1 kugera saa 2 ariko bitararasha wayisangaho ariko ujye bavuga uzi umunsi sigejo ariko rero she wayisangaho Imana se hora muri rarasha amaradiyo yose afite amasaha y'urubuga rw'imikino ushaka gusacinga wajya kuri radiyo Rwanda ukavuga ngo saa 3 kugera saa 5 urubuga rw'imikino wabihaga ukajya ku yindi ari ngira saa 8 ukajyaho ariko si Imana nayo imeze nka radiyo nirarashe Imana ikora nk'iki Imana ikora nk'Imana irihariye Imana ikora nk'Imana Imana irihariye Imana ni nyembaraga hanyuma rero ndashaka kubwira aba bantu twavuze baguye muri ibi bico bikomeye cyangwa bavuga ubutumwa birwa bababeshya bakabarindagiza ndashaka kumubwira ngo uyu munsi wa none wigendera mu kiyagayaga wigendera mu kigari ahubwo uyu munsi hinduka ubuhanuzi bwa mbere reka nguhanure uyu munsi reka nguhe ubuhanuzi Yesu ni umwami Yesu agira neza Yesu umwikomejeho yadusigiye amahoro yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye amahoro ya Kristo iyo umaze kuyakira wakira amahoro mu mutima kandi aya mahoro umaze kuyafata umvuguwe neza nawe ibigeragezo byo ntago bizabura mbigutangarize nanjye ubwanjye uguhanurira urabifite ndarwaye ndanabifite
ndanabifite ntibyabura ntabwo ibigeragezo bizabura ndetse nkubaze nagasabune kamesa imyambaro yacu Eliya si yabaye umuhanuzi uhanura umuriro yabaga he Eliya yagiraga izusi abapfakazi niyo yaryaga akatakataga Elisa si umuhanuzi uhanura imboga zisharira zikavanamo uburozi akazana amazi agahumanura isoko yabaga he kumushunemu si watahaga se uno umugaragu w'igihazi ngo baramuhaye izo hejuru arya ibyo kurya by'abandi akaraba amazi y'abandi ategereza ko bateka saa sita warya nanjye guhanurira mfite ibibazo mfite n'ibigeragezo manura kubw'Imana y'Imana gusa ariko Imana ari naho abantu bamariye abantu babiciye hari ikintu cyadutse Theo ngo ariko ubundi ngo uriya ngo aramanurira ngo arabatihanuriye urukumva ngo arabagenda n'amaguru ngo aramanura imodoka batayigendamo atagira inzu ubutunzi bw'akagero bwo mu Mana buruta ibyo ngibyo Pawulo yandika itorero rimwe aravuga ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko turiho ndetse turi n'abatunzi kuko dutunze benshi turi igicucu umuntu w'Imana ashobora kukubwira ibintu bizaba ku buzima bwawe kuko ari umurongo w'ubuzima bwawe yego nuko nyine twamaze kubyica Imana igahinduka amafaranga yego ariko ubundi impano mbere se unika mubaza niba kugira ngo uhanure ari uko ufite benzi na vewiti abafite amavewiti bose mu mujyi nibagende muhinduka abahanuzi nyine ubwo nyine tubahaye ubutegetsi nimugende muhanure turebe ko dukunda ni muhanure guhanura niba guhanura ari abakire bahanura umuntu yaguhanurira yagenda ibirenge umuntu yaguhanura yaburaye hakuzi ko Imana ikoresha n'abasinzi ngewe umusinzi igeze kumanurira n'umusazi hano bano bindera se sibasunyura akayita yuzura umwuka yarakaguhanurira navuze ngo zahagara ku bitodugu by'abapfapfa buriya reka nkubwire nuko nyine ivuga ubutumwa twaryishe tukarishyira mu bindi tukashyira mu bindi urakumva akoze pasta hari akandi kantu ngarutseho nsanze ahubwo ritarishwe ahubwo abarizi ry'ukuri ntago burarega ahantu hose ari ubutaka burimo zahabu ariko abantu bose bahagera hari abantu bategeze bica ubutumwa bwiza ariko ni bakeya barahari hanyuma rero nk'abantu badukurikiye mwayobye bayobeshejwe niba wumvise ikiganiro garuka hari abantu batarayo ugaruke ariko reka maze mbwira abantu niba umuntu agiye gusengera akakwaka amafaranga yego akagusaba amafaranga icyambere banza umenye ko umuntu akora n'imyuka exactly umuntu uzajya kuguhanura akajya bwa mbere na mbere kubanza ngo utange igitambo uwo muntu akorana kabisa ari kurwanya Imana mu buryo nashaka ameze umuntu uzajya gusengera akabanza akabwira ngo tanga ngo ituro ry'umuhanuzi ngo ry'umuhanuzi exactement itumenya ya terime bavuze ni iyo ni inyaba uwo ni ikinyabari umugore ni inyaba noze amajide boraka yaravuze ngo ni inyebebe oya umuntu uzajya kukubwira ngo umuntu uzajya gutera ubwoba ngo udakora gutya urapfa byawe ngo nzabizinga ngo nzabihambira ku musozi uzahita umenya ko uyu muntu ari imehe kabisa ari imehe uwo ni intebebe rwose nashaka we umushushwe kabisa ndeba y'umushushwe kabisa bana baratwica ngo turgutukana waguhanuriye yarangiza agasubira inyuma akajya kwirwa kugira ngo tanga ituro ry'ishimwe tanga ituro ari guhatiriza uwo nawe uzahita umenya ko uyu nguyu ni ifuku sinzi niba uzi ifuku mu rwego rwo ibyo turi kuvuga ni abazimu barimo imbere ntabwo ari umuntu ni isi niyitwara iby'abandi uzamenye ko ari isi igeze mu nzu itwara amafuni itwara amasafuriya ikihubuje cyose irahubuza kandi mu bwenge kandi ihubuza mu bwenge irabihubuza uwo ni isiha rero isi yarusahuza uzahita umenya ko umuntu mare mu dayimoni y'isiha ntuzatinye reka mvuge indi ngegere nzijyo ariko abantu batwumvereza ni abadayimoni turi kuvugira mu muntu oya nushaka ubyite ko nabo bantu oya wivuga ko abadayimoni tuvira muri umuntu abo bantu bose bakugezeho ukakwaka bene ibyo ngibyo bafate muri iyi sura tuvuze reka nivugire n'ingegera umuntu wese uzabona uzaho ngo aje kukwigisha yabatuye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo cyangwa se yabatuye ikindi gitabo cya runaka akakwigisha ibintu Yesu atigishije n'intumwa ze yitoranije 12 agahabanya nabyo iyo nayo ni impebebe
ni dayimoni rusika urumva abo bantu rero bareze ba Robert impamvu tuvuze ibi biganiro nuko abantu byatumye abantu bava ku Mana bituma abantu batongera gukorera Imana urakumva abantu baba pastor birirwa bakora amapranka izo ni imbwebwe we reka bivuge we mbi pasiteri muzima urakora ngo pranka uri imbwebwe uri mubi niba hari umupasiteri uzi wakoze pranka iki kiganiro mu kimwe ni imbwebwe ndabivuze kuko Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi imbwebwe ni imbwa yabaga mu rugo ikabinanirwa ikajya mu ishyamba umupasiteri wafashe umwanzuro cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi akajya kumugaragara agatera kamera we n'umugore we cyangwa se n'umugabo we bakazana ububwebwe bwo kubeshya kandi hanze hazaba abanyabinyoma babikora akabikurikiza uri imbwebwe pe abapasitori abashumba abavuga butumwa birirwa ku ma YouTube ngo jewe ngo umugore wanje ngo yananiye ngo ndikora divorce nese muri ingunzu Yesu niwe wabivuze muri ingunzu umugore uzanwa n'umuvuga butumwa akirwa ataranga umugabo we wawe uri ingunzu kazi ibyo nushaka kora divorce bikore iyo ngiyo ariko si ngombwa kwirirwa uvuga uri ingunzu kazi ari ingunzu n'ingunzu kazi zose rwose wagakwiye no kubaho ukabaho ariko utaza kwica umugore wawe cyangwa se umugabo wawe n'abana bawe nose mubaze Roba ubu nta bantu baba muri Amerika cyangwa baba i Burayi bakoze divorce hano urajya kure hano Indera hari ababyeyi abagabo bataye ubu se tuvuge ko batagira WhatsApp batazi ko batagira YouTube ko bataje gutaranga abagabo babo n'abagore babo abavuga utumwa ko cyari beza n'abahanuzi mwirirwa mubeshya bw'imeta ya mbere ukuyemo wambaye ya kabiri wambaye ya gatatu uri macibiri kabisa uyu munsi turugusha abantu batumye abantu bagwa warabishe warababangamiye urukumva ibi ntabwo ari byo yego kuki twishimira ibyo bintu bera niyo mpamvu bireba umuntu umuntu ariteretse yishyize hano kuri kamera ngo ndenda ngo gukora ibi ngibi kandi bihabanye n'ibyo mu bwami bw'Imana uri ingunzu nose twakwisha abantu iki biravuga ngo twihangane mu kigeragezo urukumva kandi biravuga ngo icyo mva utakora mugenzi wawe ntukakishimire kuba hanyuma wowe urashaka ko mugenzi wawe uri kumuvuga yaza nawe akakuvuga ugasanga bigiye kuba imanza kubera iki ibivuga ubutumwa rero uyu munsi rihinduke bigomba guhinduka wa mwana w'abahungu reka nongere mpamagare Bitsiye Dogiteri nyakubahwa ibiganiro nkora ibyinshi urabyumva pe urabyumva kuko byinshi bishyira mu bikorwa reka nongere mpamagare ngwino izi ngunzu uzinyurukanire aya macano yirirwa avuga abagore babo n'abagabo babo ko baraye nuko baramutse uzimfungire ziraje ubwo bihamagaye nk'umushumba rega abantu bajya bamenya ko abantu b'Imana ngwino umfatira aba bagore n'aba bagabo birirwa bavuga ngo umugabo wanje ngo jewe ngo niyamaga mu buriri ngo nagiraga gute akirwa mutaranga gutandukana amategeko rwose arabyemera mutandukane pe Bibiliya ku bapagani rwose irabibemerera 100% kuko n'ubundi buzarimbuka n'igihumbi ku ijana irabikwemerera ko mutandukana ariko nanone nyuma yo kuza kuri kamera Dr. Mushumba burarega barani b'abashumba basigaye batuyoboye kuko abandi mwanze kuyobora ubwoko bw'Imana ngwino nyewe na urenganza mbifitiye kuko mbifite nahera ku murongo ngwino ubamfatire ubambikire uzabungiriye neza basi YouTube yacu yo mu Rwanda nimwonge muyicyayure basi ive mu mwanda mudufashe iveho umwanda kuko icyo dushoboye ni bari kurya ibintu bibi bari kurya umwanda uyu mwanda nuveho aba pasiteri murangira birirwa basengera abantu kuri kamera babatura hasi oya icyo cyarakemutse pasiteri wiki kukivuga naho nyibona byarakemutse icyo mushimira ahubwo mubwati ndagushimiye ko wabikoze kuko nawe cyarakemutse babandi birirwa barambika ibiganza barihima ko nabivuze mukabikora mwarakoze icyo nukuri ubuyobozi bwacu turabemerera uyu munsi mudushumbye neza bangiriye neza kuko byari bimbangamiye ikintu nshaka kuvuga nanjye nshimangira abagabo benshi batinya kuvuga no muri kamere yabo sirimo
ariko aba bagore birirwa biyesura kuri za YouTube rwose muteremo n'aya makontenti muyahagarike. Muramutubyaye kontenti nyinshi, abantu bajye baza gufotora hano hepfo bari guhinga urusenda bavuga ati dusenda ruhingwa gutya, uri kumva. Mugende muganiriza abantu bakubura mu muhanda, mubabaza ati kuba u Rwanda rufite isuku, abandi mufite ubushobozi mugeza Uganda mufotore barya koresha ibishashi, muvuga ati igihugu cyacu kimeze. Kontenti zirahari nyinshi, nta mwara tugira ni nyinshi, ariko mudukuririza injajwa, reka nzita injajwa n'injajwa kazi kuri YouTube, kuri kamera. Uyu munsi mwihangane twakoreye mu kirere cy'umujinya. Oya reka ubwize ukuri, birakabije. Izi zangano zo mu bapasitoro, ubu buri gondi bwo kurogana, yego aya matiko n'amacabiranya nje byakoreka igihugu biveho kabisa. Mutuzengurukire mu bantu birwa baserezanya, umuntu akaza ari ikindi kintu nabonye mwatanye mugikomeze bayobozi rwose. Ubu tuba tuvuga rega, kandi n'ubundi nyine niki cyatumye haza kugira ngo icyo abantu batekereza bakivuge kijye hanze bagikore. Hari ibintu byo kwirwa abantu bakanga abantu, kanaka yateye indahanaha, kanaka yakoze ibi, mfite amafoto ye, ibi bintu mu bice ibintu aracitse ibyo ngibyo nabyo bimwe bajya ako kajagari, ako kavuyo. Niba abantu barabuze content, dukwiye gushaka ngo ni showbiz harya barashobingiza ibikisi, ni showbiz showbiz. Ariko rero ikibabaje baba bari no gusebya umuryango nyarwanda, gusebya igihugu. Oya bene gusebya igihugu, bavanga umuco nyarwanda bakabanda kumva abarundi bavanga YouTube yo mu Rwanda ngo po ngo nakajagari. Deja uri gusebya ubuyobozi bwacu. Ako kajagari rero gahagarare, gacike, ushaka content zima zigisha urubyiruko tukwiye guhinga gute, urugo rukwiye kubakwa gute, byo kwirwa biyambitse ubusa. Hagiye buryo yarabyongera yarabiretse, yakongera se yakongera. Ni ngo ni Jackie yesuraga n'isi naho yambaye ubusa, yarahagaritse. Muzongere shimira ubuyobozi. Hasigaye abagore, hari abagore n'abagabo barimo, nabonye n'abagabo nabo binjajwa ngo umugabo wanjye ngo umugore wanjye. Mana yanjye iyi YouTube izabazana, ndasabye ngo bayifunge bayihagarike. Kandi buriya iyo dusabye ubuyobozi mu isi y'ibisanzwe bukanga gutwumva, iyo byanze tujya ku Mana, tujya ku Mana ubwo nyine. Ariko turashimira ubuyobozi bwacu n'ukuri, ibyo twasabye barabyumvishije byose, barabyumvishije. Ubujura n'ubunyanga bwakoraga mu musengero, ikingo abanywaga kina bagegerasa akazi n'abaki bose zose, Imana ishimwe. Hari igihe umuntu abivuga abantu bakavuga ngo nyine turabizi ko hari abantu babuze umugati, donc ibintu byagenze, abana bakoraga bacuranga mu musengero, uri kumva. Ariko hari hamaze kuzamo umwanda n'ibindi. Umugati ntabwo wabuze roba. Pastor zimpamvu ari kuvuga iki kintu cy'ubuhamya bw'abadivorce birwa bikaraga kunuza. Nyivuza imyaka 5, ijwi ryanjye muri iyi myaka 5 nirumvikana, ariko hari igihe rizumvikana. Maze kumvikana aho rigeze, kuko reka buriya nkubwiye roba, arega divorce amategeko dufite mu Rwanda arabyemera. Divorce amategeko arabyemera, arega na Bibiliya nakubwira birabyemera. Siko bimeze Bibiliya ku mupagani rwose, ushaka uri umukristo. Oya abakristo nabo simbivuze, ari mbivugiye. Ako n'abakristo birashoboka. Urega umukristo buratewe, umuntu ashobora kuba ari umwizera yarashatse utari umwizera. Bibiliya iravuga ngo niba umuntu mubana adashatse ko, niba umva ko mwakomezanye mukomezanye, ariko niba atabishaka mutandukana nimutandukana, umuhoro rwandiko rumusenda. Hanyuma rero numara gutandukana, genda wicare hariya kwigisha waziko, ariko wijya kuri YouTube, kuri kamera ujya gusare uhamagara abandi bagabo, niho mukura abagabo. Ibi ngibi reka nkubwize ukuri, mu mwanda, kuko abana wabyaye nuko batera igikomere. Abana wabyaye, ibi biganiro mbabwire ni saving. Aya magambo ndimo kuvuga ubu ni saving, ntawe uzayakuraho, ntawe uziceka n'igisibo. Ariko sindagiye uyo niwe wagisiwe YouTube ya Kigali bishatse kuko cyagezeho, kiva ko kiriho gusa. YouTube ikibika muri history zacyo ikakibika, ishatse yanakigaranya nyuma y'imyaka 100. None se baba Trump bari kubavuga ngo bagiye bafata abagore, babikuye si device zabo zagiye zibifotora. Device yari yose irabika na machine, hanyuma n'abantu biga gukoresha device
icyo nacyo tuzakikora ikiganiro cyacu. None wowe umaze kwiyambika ubusa sibyo ugiye kuri kamera ugufotora ngo uri kuvugana na sheri wawe baraguhakinga uri gukora icyo bita restore ni restore wawe restoringa gusa urambwira device yawe uranayigurishije nuzi n'ubwenge nuna farumasi uraretse bayibye ko banayiba mu gitondo icya device n'abakristo tuzagikora kwacyo ni ikiganiro kwacyo ese ubundi kubera iki ujya kwiyambika ubusa roba karame ikiganiro nishaka gisoze hanyuma dusoje ikiganiro bene data tugarutse mu mutima w'imbabazi uri kumva tubabwire ngo tubabarire abantu mwumvise tuvuga nabi mwifuye ry'umwuka bibaho bambwiye roba mu ukuri kw'Imana ha usaba imbabazi ndabisubiramo umuntu wese ukora ubugegera bumeze gutya abugabanya kabisa nukora ibyiza ntuzemerwa siko birivuga se ibyo ni Imana yabyivugiye uriya magambo Imana yagiye ivuga ndayemera wowe twisi nkebebe nukora ibyiza ntuzemerwa wowe twise isiha nureka gusahura amafaranga y'abandi ntuzemerwa wowe ukora biriya byose nubireka Imana izaguha umugisha yego hanyuma reka mbwira abantu ngo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ni ukugendera mu rukundo rw'Imana ubundi hari ijambo rimwe mu mategeko yose rivuge itegeko rimwe Yesu yavuze ngo mukundane itegeko rimwe ryonyine nanjye ndabategeka irindi nkurikije ijambo ry'Imana umwuka w'Imana uri muri nge hanga ibyo mushaka ko abantu babagirira namwe mubigira aba ari byo namwe mugira gute mubagirira hera ku wa mbere ubavuga nushaka ko abantu bakwiba hera ku wa mbere iba utunde miliyoni z'abandi hari igihe kizagera nawe ati zana nawe ibyo wibye nushaka ko abantu bakwanga zana inzango genda ubiba inzango hari igihe kizagera abana bawe bakajya babanga ukaba bati Imana ya ibi bintu nakoze kuko ni nushaka abantu bakubeshya irigubeshya ishajya ubabeshya nushaka ko bakubeshyera beshyera abantu bose uhere ku bantu ugere ku wanyuma nagiye mbona imbwirwaruhame z'aba genosideri bagiye batandukanye ukuntu birwaga bahamagara abantu bagati muze hano dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka sibyo ariko uyu munsi igihugu n'umibeya kiraryoshye ariko ntibemerewe kugira ngo kugikandagira ibyo mushaka ko abantu babagirira bigire nawe bigire abantu sibyo buriya nkunda uzi ikintu nkunda ya perezida ari amagambo akunda kuvuga amagambo nkayakurikiye akavuga ati ariko mwigire ku bandi ibyababayeho mutegeze ko namwe byababaho nose ngo bari ibi nibyo ngibyo nyine ni amagambo turimo wowe kuvuga baguhaye kuyobora abantu ubashoyemo inzangano ubashoyemo amacakubiri ubwo uribwira yuko niba babishoyemo ubwashize nabo uyu munsi bari kuririra hanze birwa barema ibintu utamenya ubwoko bwabyo ubwo uribwira wowe ko atari byo uri kubiba roba nagiye kwaka umushumba recommandation nanyiri kuri ADP yego arangwa ngo ningende ngo mwarimu ngo asinyire bari baraguhagaritse nicyagiye ndamwe naho njye sinjyayo nsinyira cyangwa ibyura ntabwo uzi ko ndi umushumba se iyo ngiyo ihabwa n'umukristo mwarimu nusinyira umukristo kuko umukristo umushumba batamuzi yego ubu mwarimu agende kunsinyira ubu kuba ejo bundi basohoye itangazo bakamagarika ntabwo uzi ntabwo nari nyiyobora ako bari banze kunyuza ku murinda kumwe babicazaga imbere babajijisha nari nyiyobora ku murinda banyanyanye ku murinda nari nkiri urakumva ndabwo ni ma recommandation sinjyayo ndarambwira ni iyi urusengero wicayemo nona sinduvuga bataza kubita bamumenye sinduvuga urwariro urusengero wicayemo njye rwubatse hamwe n'Imana irankoresha ndarwubaka rwicayemo iyi ntebe wicayemo yavuyemo umushumba mugenzi wawe uko yicayemo akavamo niko uzavamo meza recommandation kashisi yawe wayisanze hano wayikuye iwanyu yimpereza arande bamwe ngubwiye amagambo akomeye nisinye narakubwira nayandi ahita nsinye agende kare kose se njya kumutuma mvuga amagambo kushyushya mu mutwe ngo bigende bite Pasa reka dusoze ikiganiro kandi ariko nifuye ry'ubwami bw'Imana ariko mubwire abantu bashaka bigane kubaha Imana kandi ikindi abantu badukurikiye nimukagira ngo tuba tubyivugisha murabizi ko ntangira yewe ibintu umwuka w'Imana wabize ntangira isengesho bavuze ngo Imana
tugiye kuvuga ibyayo ubwo nyine n'ibyishimye ko tuvuga. Hanyuma umuntu wese waguye kubw'abahanuzi niyongera agaruke mu murongo w'Imana, yongere yakire Kristo Yesu umwami n'umukiza. Va ku bahanuzi, hanga amaso Kristo. Yego. Va ku bapasiteri bakubeshye, hanga amaso kuri Kristo. Nyine ibyo bagutwaye barabigutwaye ntiwanabigarura. Ni ise yabitwaye. Iki se yatwaye ntago bakigarura. Niyo kigarutse kigaruka cyarapfuye. Kubera yarakijyanye mu cyare cyayo isambu mu kiba cyaragiritse. Wowe akira ubwami bw'Imana be mu mutima wawe, Kristo Yesu azakugirira neza. Amahoro y'Imana abane nawe. Mwakoze kubana natwe mu biganiro byacu. Dushimire Pastor Nshimiye wemeye kutuganiriza kandi tuganiye ibintu byiza. Hanyuma nawe wafashe umwanya wawe ugafata ama megabyte zawe ugakora subscribe, ndakubwiye ngo Uwiteka aguhe umugisha kandi mwatuyeho iby'imbaraga. Imana ikurindire ubuzima, ikurindire ubutunzi, ikurindire ubugingo. Tuzahurire mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen.